niba ukorera ibihumbi 200 by'amanyarwanda cyangwa se niba ukorera 150 by'amanyarwanda ariko ukaba ugira umwanya uhagije wo gusinzira, ukaba wenda ku kazi batakutunurika, ku kazi batakuhagararaho, ku kazi batagushyiraho pressure irengeje urugero, hanyuma ukaba wifuza kuza mu mahanga ubiretse, korera ayo mafaranga kuko usibye kumva mu mahanga, usibye kumva mu mahanga twese tugasara, wenda twese tukavuga tuti ntanagiyeyo, ukaba wareka n'ibyo ukoraga ukagurisha ibyo wari ufite, ukagira gute ugafata hirya ugafata hino washyushye, bro, depression yishe abantu yarabamaze. Bakurangira akazi ariko ntibakubwire uti uzagakora gute, ntibakubwire condition mbi z'ako kazi, ntibakubwire ati uzaba uryama amasaha 3 mu ijoro, ntibakubwire ati amafaranga tukubwiye uzajya uhembwa ari uko ugiye gukora, ntabwo uhembwa ku kwezi hano, uhembwa ari uko ugiye gukora. Kumva amahanga mukaza mwirukanka, kumva amahanga mugasara, banza witonde. Niba ufite icyo uri gukora itonde, niba nta n'icyo ufite uri gukora banza witonde, uzaze ari uko wumvisha amakuru. Umugabo wakoraga muri banki ari hano mu Kiyede byaramunaniye, ibaze noneho dukoreshwa n'ubugabo bungana gute, bungana uku nguku bw'Ubunepali, bw'Ubangladesh, buto cyane kabisa, butanize, ntabwo baba barize, akaza akabwira ati twari iki kintu gishyira hariya nkurikira inyuma, ukabona nyine n'ukuntu badufata nk'abanyafurika, baradusuzugura bimwe by'imbere, nimbivuga bagenzi banjye baraza kunyumva, hari n'abaza kungaya ati ndi kubicira isoko ryo kuzana abantu, ariko dukoreshwa n'abantu b'amafuti bakadufata nabi. Niyo waba warize iki, niyo waba uri umu engineer, n'aba engineer nabonye hano yarambwiye ati ngende umu engineer mu Burundi nakoreshaga abantu, nanjye ngahagarara inzu ikarangira nkahemba abakozi bose, ari gukora Ikiyede kubera iki? Ya makuru bayamuhaye nabi, ya makuru baramwibye, ya makuru bamushatsemo amafaranga. Bro, umugabo w'umunyakenya ikintu kiri kumubaho hano, ari gufata kwa kundi tujya guteka, dutekera mu gikoni gihurutiye nyine cy'amagaze nk'ijana, ikindi cy'amagaze nk'ijana, umugabo arateka, ukabona arateka, yajya guhisha agahita abikaraga akabimena. Ni depression, yaze kwiyakira, ari kwibaza ati amafaranga natanze, kwibaza ati akazi naretse, ari kwibaza ati ibintu bizarangira bite. Urumva bro, wikwirukankira mu mahanga. Ibyo ndi kubabwira ni experience mba ndi kwishakira nk'abanyamakuru, mbagezeho ibintu mutazaza muvuga ati wenda abariyo ntacyo batumariye. Abenshi ntacyo babamarira kuko abazi ati nimuzana ndamuvanamo amafaranga runaka aba yakubariye, ariko njyewe reka nzajya mvugisha ukuri, n'ubundi ndabizi ko ntawe ukundwa na bose. Isaha n'isaha yagera ukumva ati nanjye ndatashye, nawe narakubwiye ibinyoma uzamfatira i Kigali cyangwa se uzamfatira n'ahandi dushwane, ariko icyiza niba narakubwije ukuri kukakugirira akamaro, ninkubona i Kigali cyangwa se numbona i Kigali ushobora kumbwira ati ewana meze neza muhungu, komeza gutya na gutya, cyangwa se waranakoze n'ako ngako kaba gakenewe mu buzima. Rero ndi hano kuri Bumunsi Empire ngira ngo mbahe amakuru y'abantumye. Abantu babayeho nabi hano, abantu bari gustrugglinga bitewe n'akazi baretse, bitewe na situation bisanzemo. Ibaze kuba warakoraga muri banki isanga mu Kiyede, tureke n'ibyo ngibyo, ibaze kuba nawe wari umu engineer mu gihugu cyawe hanyuma ukisanga mu Kiyede. Ibaze kuba wari ufite akazi keza kaguhemba amafaranga meza, kubera amakuru mabi baguhaye ukisanga hehe? Ukisanga mu Kiyede, cyangwa se ukisanga Ikiyede ni cyiza hano, ni cyiza pe, ntabwo navuga ngo ni kibi, ahubwo situation wavuyemo, ibyo wakoraga nibyo bikigira bibi. Uri umukire aho wari uri, barakubeshya ati ngwino ukore bino, ngwino ukore bino, ngwino ukore bino, ngwino ukore bino. Iyo ugezeho rero biragucanga, depression iraza. Niyo waba wari usanzwe ukomeye, icyo gihe baba bagushegesha. Rero niyo mpamvu mba mbabwiye ati mutegereze ibyo ari byo, mutegereze. Niba ubonye offer y'ahantu, niba umuntu akubwiye ati njyewe
ngufitiye akazi, njyewe ngufitiye akazi runaka, ngo njyewe ndagushaka nk'amafaranga angana uku nguku, baza wiza wirukanka. Ikintu si ubwa mbere mbivuze, ushobora kuba narabivuze no mu biganiro bitandukanye, ubwo wenda tubabwira ati muze Dubai dukore, muze Dubai dukore, ntabwo bikuraho ko ushobora kuza bakagusikaminga, ntabwo bikuraho ko ushobora kuza ubuzima bukakubera nabi, ntabwo bikuraho ko ushobora kuza Dubai uko yumvaga ukabona itandukanye kure na Dubai urimo ubu ngubu. Rero ntuzashiturwe n'amahanga, banza witonde, banza witonde, banza witonde, iryo jambo njyewe mba ndi kuvuga kuri ino channel yanjye Bumuntu Empire. Ni ukugira inama, amafaranga ngusaba, inama zanjye ni ubuntu, nuzikurikiza zakugirira akamaro. Nuza naho wihuse ikibazo bishobora kugenda neza, ariko akenshi iyo uje wihuse ntabwo birangira neza nyine tu. Impamvu ibi byose mbivuze ni ukubera iki? Ejo bundi mbere y'uko ino ntambara itangira, hari umugabo w'umunyarwanda yaje Dubai, yambwiye ko yatakaje miliyoni 3. Urumva ikintu bamukoreye? Baramubeshye aza Dubai, yatakaje miliyoni zigeze muri 3 z'amanyarwanda. Bamwizeza iki? Bamwijeje ko ngo yari umushoferi nyine mu Rwanda, umugabo yari umushoferi mu Rwanda. Hanyuma baramubwira bati wowe nuze Dubai, nushyika Dubai uraza noneho utwara ya mamodoka arenze, uragenda ukore delivery, uzajya ugemura ibintu, uzajya uhembwa amafaranga meza, ndetse baramubwiye ko bazajya bamuhemba amafaranga 800 ku kwezi, ndetse hari n'icyo bita overtime, wenda ngo yaba yakoze na overtime bakayongeraho, bakamubwira ko amafaranga azagera muri miliyoni ku kwezi. Umugabo ava mu Rwanda yaragurishije utuntu twinshi, yarakoze hirya no hino kugira yuzuze izo miliyoni 3, azirungikira cyangwa se azoherereza uwo muhungu wo mu Rwanda uri nangaha w'umushuti we. Ikintu yamukoreye cyari ikihe? Iri yaramushakiye ya kampani ikwishyurira visa igice. Urumva hari na kampani zishyuraga icyo gihe, zakwishyuraga byose nyine ukaza ari tike yonyine urishye, niyo kwishyuraga na tike. Uwo mugabo rero icyo yakoze, yatangiye guhamagara wa muhungu, cyangwa uwo muhungu yaramufashe ati wowe tega indege gutya na gutya, uraza kugera Dubai ngo urasanga ngutegereje. Akimara kumubwira ati ubu ngubu nije mu ndege ya Ethiopia Airlines ingeza hehe, ingeza Dubai, ati untegereze. Umugabo ikintu yakoze, yahise akoraho telefone. Kumbe yabwiye wa mu boss ya kampani yamushakiyemo akazi, amubwira ati hari umuntu uri kuza, gusa akazi ajemo ni ikiyede. Umubosi we yarazi ati umukozi ni umuyede bohereje, ni umuyede basobanuriye buri kintu, kuko abinaha ntabwo baba bazi amakuru duhabwa na bagenzi bacu bari inaha. Urumva twita abagenti, ati njyewe ndi umu agent wawe, ni uzakuzana, ni uzakureberera, ariko uwagutumye atazi ibyo twaganiriye wewe. Urumva umusore ageze ku kibuga cy'indege, yikonegita kuri wifi, haba hari ama wifi, yikonegise kuri wifi, wapi nta muntu abona. Yikonegise kuri wifi, yandikira wa wundi bari bamaze igihe bavugana bapanga, wari umubwiye ati ndaza kugutegera ku kibuga cy'indege, ntawe iyabona. Urumva byagenze gute rero? Abona wa mubosi aramuhamagaye ati wageze ku kibuga cy'indege, ko ari njye kukureba? Ati umuhungu ati yego rwose, Imana irantabaye, niba uje kundeba Imana irantabaye. Amubwira ati gira gutya na gutya duhure, amushyira mu modoka aramutwara. Cyaze ikintu cya mbere bakora hano, bakunyuza ahantu heza ukarya, abantu ugahamara nk'iminsi 3 urya wishima, woga, utembera umujyi, ukavuga uti iyi niyo Dubai batubwiye, iyi niyo Dubai irenze, iyi niyo Dubai bavuga. Urumva hari icyo bita kuhita bagutwara kwa muganga, bagupima niba nta birwara ufite, sida, indwara z'ibihaha n'izindi ndwara nyine zakubuza gukora akazi. Umunsi wa 2 bamutwaye kwa muganga, ndetse n'umunsi wa 3 bamutwara ku bijyanye na fingerprint, aho utangira kumwe nyine basuzuma byose, bagaca ariho bavana amakuru yo kugukorera ID cyangwa se ubwenegihugu bw'inaha. Hanyuma iyo umaze kugukorera ID, igikurikiyeho nyiri kampani ahita agupakira imodoka akakujyana muri kampu. Kampu ni ukuvuga ati aho muba nyine, aho muba bitewe n'umurimo runaka mukora muhuriyeho. Umugabo aramubwira ati injira mu modoka tugende. Aramubwira ati tujye hehe? Ati nkujyanye mu bandi bakozi.
ati abahe bakozi se? Ati abandi bakozi nyine b'abayede bagenzi bawe. Umugabo ati nabaje ndikanga ngira ati ni ubuyede si mu byo gutwara amamodoka? Ati wenda ni ukuba bamenyereza. Ariko ngerageje kubaza ati ese ubuyede unjyanyemo n'ubwiki? Ati ni ubw'ubwubatsi nyine bwo guterura akantu ukavana ugashyira ngo arambwira ati njyewe wazanye yambwiye ko nje mu ki, nje mu gutwara imodoka, kandi nari ndi hano nzi neza ko ari byo yakubwiye kuko ni wowe wanyakiriye, nagize ngo ni wowe boss wanjye. Umugabo arambwira ati njyewe uwo muhungu wanyu w'umunyarwanda yarambwiye ati uje nk'umukozi, kandi nanone nakwishyuriye visa igice utegetswe kuzajya ukora nkayavana kuyo wahembwe, nakwishyuriye inzu aho ugiye kugutwara nabwo uzajya ukora nyakate. Urumva ibyo byose umuhungu yahise agwa mu ki, yahise agwa muri koma. Ni wa muntu mani wiyubashye, iyo umurebye ubona nyine yari yiyubashye. Ibaze kuba wava mu kazi keza wahembwaga amafaranga, kuba wava mu kuryama neza wenda ukavuga uti ndabyuka saa moya bitewe n'akazi ufite, ukaza ahantu bakwemerera kuryama amasaha 3 yonyine, 3 mu ijoro, nabyo ndabigeraho. Urumva umuhungu yarahangayitse, umuhungu yataye umutwe. Twaganiriye ndi kumugira inama ati wewe guma aho ngaho bagushize, wenda amezi 6 nahera uzagira ute, uzajya washaka akazi witonze. Ariko umuhungu ubu ngubu yanze kwiyakira, uzajya ubanza ubaze ushishoze. Nitwa Bolingo w'umuntu, ukuntu Imana ikurinde.